imirindi y'itegeko ry'icyumweru. Gutekereza dusanga mu gitabo bita kwitegura akaga gaheruka. Iki gitabo murimo kureba, iyo dusomyemo amagambo amwe adukomereye cyane, ngira ngo ari wese akwiye kwibaza ibyayo, aboneka ku ipaje ya 46. Ndagira ngo twese twibaze kuri aya magambo kandi tubivemo icyo umwe amashaka kutubwira. Ni ukugira ngo twese tubashe gutekereza kuri iri tegeko ry'icyumweru rigiye kuzatangazwa vuba bidatinze cyane, kubera ko inkubiri za politike, inkubiri za mpuzamidini, inkubiri z'abantu barimo kwihuta cyane bashaka gusohoza ubuhanuzi, ndabona biri hafi cyane kugira ngo habeho gusohora k'ubuhanuzi bw'ibyavuzwe ku itegeko ry'icyumweru. Ngira ngo ahari n'ibintu byakozwe bikomeje bivugwa cyane, bikavugwa mu buryo bugiye butandukanye kandi buryo bwahuranije, ku buryo buri wese abireba akabyumva kandi akanabisobanukirwa. Ariko abafite amaso y'umubiri bo ntabwo basha kubisobanukirwa nubwo basha kubyumva. Umuntu wese wasomye ikijambo ry'Imana ryavuze kuri bino bintu abasha kubisobanukirwa. Umuntu utarasomye ku kijambo ry'Imana ryavuze kuri bino bintu ntabwo abasha kubisobanukirwa. Turashimana rero ko Uwiteka duhaye akanya kugira ngo tuze tumwegere atubwire ibyo tubasha gusobanukirwa binyuze mu ijambo rye. Hano hari amagambo mu kino gitabo bita ngo ni kwitegura akaga gaheruka, ku ipaje 46. Hari amagambo avuga ngo igikorwa gishyigikira ikiruko cy'icyumweru kirakorera urugendo rwacyo mu ibanga. Igikorwa gishyigikira ikiruko cy'icyumweru kirakorera urugendo rwacyo mu mwijima. Ababifitemo uruhare barahisha umugambi nyakuri wacyo, ku buryo abifatanya nabo batabona aho kiganisha cyangwa se aho kigusha. Ibiteganijwe byacyo bifite ishusho ya Gikristo, ariko ubwo kizagaragaza imvugo yacyo ku munsi ukomeye, imvugo yacyo izagaragara ko ari iya Satani. Aya magambo murayumvisha. Niyo wenda twarekera aho ngaho, ngira ngo hari buri wese abasha kubona aho ubujiji bwe bwaba buri. Ubujiji bushingiye ku kibushingiye yuko hatariho gusoma ibyanditswe byera. Kwa kwabayeho gusoma ibyanditswe byera, buri wese yahuguka akareba icy'ingenzi gihari. Nubwo tutabasha kureba ibihari, ariko turabasha kumva imirindi yabyo. Umuntu wese ufite amaso y'umwuka, umuntu wese ufite umutima uhumekerwa, umuntu wese ufite umutima ukangutse muri kino gihe abasha kubona imirindi y'itegeko ry'icyumweru. Itegeko ry'icyumweru rero nk'uko tubibonye hano, igikorwa kirishyigikira kimwe cyakorera urugendo rwacyo mu ibanga ndetse mu mwijima, ku buryo abafite uruhare muri icyo gikorwa barahisha umugambi nyakuri wacyo, ku buryo abifatanya nabo batabona aho kigusha. Ibiteganijwe byacyo bifite ishusho ya Gikristo, ariko ubwo kizagaragaza imvugo yacyo ku munsi ukomeye, imvugo yacyo izagaragara ko ari iya Satani. Ngira ngo ahari iyo wumvishe amagambo avugwa na bamwe mu bayobozi, amagambo ubona cyangwa se ukabona speech agenda avugwa ahatandukanye ku isi ndetse no mu gihugu cyacu, ukabona ibikorwa bigenda bikorwa, ukabona ibintu bigiye bitandukanye bigenda bitera abantu gutekereza cyane, ibintu byagatera abantu gutekereza, ariko kugira ngo abafite amaso y'iby'umwuka barebe nk'aho ibyo bintu bifite icyo bisobanuye mu by'umwuka, babona ko ari ibintu bisanzwe. Niyo mpamvu rero nifuza kugira ngo mwese muhindukize intekerezo zanyu, murebe kuri iki kintu uko cyavuzwe. Ngira ngo ahari ni kenshi twagiye tubwirwa iby'itegeko ry'icyumweru, twagiye tubyigishwa mu buryo bugiye butandukanye, twagiye duhamirizwa ibigiye biboneka n'ibitaboneka, ku rugero rw'uko umuntu wese wagiye abona ibitaboneka afite amaso y'umwuka agiye ayibonamo ibiboneka. Iyo usomye mu gitabo, mu buhanuzi bw'umuhishuzi Yohana cyangwa se ubuhanuzi Yesu Kristo yahaye Yohana, ndetse ukongera ukareba mu buhanuzi bwa Daniel n'ibyahishuwe,
ukongera ukareba neza amashusho agiye atandukanye yibonekamo, ubona ko ibiro kuba byose bifite aho byerekeza. Kandi nanone iyo usomye igitabo cy'intambara ikomeye cyangwa se ibindi bitabo by'ubuhanuzi, ubona uko byagiye bivuga, uko byagiye bigaragaza neza ibintu uko bizagenda bikurikirana. Nuko rero niyo mpamvu dukwiye kwibaza cyane ngo mbese bizacura iki ubwo itegeko ry'icyumweru rizatangazwa ku mugaragaro? Mbese bizagenda bite ubwo tuzabona ibyagiye bivugwa cyane bigenda bizongera kwisubiramo? Reka dukomeze noneho twige neza tubishimikiriye, twige iby'ingingo z'ubuhanuzi, turebe icyavuzwe ku itegeko ry'icyumweru. Iyo dusomye amwe mu magambo ahagurutsa cyane cyangwa se atuma umuntu atera mu byahishuwe igice cya 16 umurongo wa 13, iyo dusomye tubona imikorere y'ibintu bitatu. Iyo mikorere ikazageza ku rugamba ruheruka rwitwa Harimagedoni. Inzira zose rero zirimo kugenda ziterwa, zirimo zererekeza aho bita Harimagedoni, aho urugamba ruheruka rugomba kurwanirwa. Urwo rugamba ruzaba ari rw'iby'umwuka. Urwo rugamba rugomba kuba rushingiye ku ntambara iri hagati ya Kristo na Satani, ariko igomba kurwanwa mu buryo buheruka. Reka twige neza. Igice cya 16 mu byahishuwe igice cya 16 no 13 aranditse ngo, nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka, mu kanwa ka nyamaswa no mu kanwa k'umuhanuzi w'ibinyoma havamo imyuka itatu mibi isa n'ibikeri, kuko ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza, igasanga bamwe bo mu isi ngo ibahurize kujya mu ntambara yo ku munsi w'Imana ukomeye w'Imana bishobora byose. Nuko ku murongo wa 16 aranditse ngo, ibateranyiriza ahantu mu Ruheburayo hitwa Harimagedoni. Urwo rero ni urugamba rw'iby'umwuka rwerekeza aho bita Harimagedoni cyangwa se aho bita Megido. Iyo dusomye amagambo y'ubusobanuro bwa Harimagedoni, Megido ni umusozi umwe wari muri Israheli, umusozi wari uteganye neza n'umusozi wa Karumeli. Uyu musozi wa Karumeli ni umusozi aho Eliya yarwaniye n'abahanuzi ba Bali ndetse n'abashera, ariko abahanuzi ba Bali ndetse n'abashera bari bashyigikiwe n'ubutegetsi bw'igihugu bwari buhari. Ubutegetsi bwa Ahabu ndetse n'ubwa Yezebeli bwari ubutegetsi bwashyigikiye abahanuzi ba Bayali ndetse n'aba Ashera, bose hamwe bari 450. Urugamba rero ruheruka rwa Harimagedoni narwo rugomba kurwanywa icyambere n'inyamaswa, aribwo butegetsi bw'ubupapa, n'umuhanuzi w'ibinyoma aribwo butegetsi bw'uprotestanti bwishyize hamwe cyangwa se mpuzamatorero. Ubutegetsi bwa gipolitike byose bifatanije hamwe buzakoreshwa na Satani, bityo bujyane ubwoko bw'Imana mu rugamba ruheruka, cyangwa se ubwoko bw'Imana nicyo kintu bugiye gusakirana narwo. Mu yandi magambo, urwihuze rw'uprotestanti bwaguye, urwihuze rw'ubupapa, urwihuze ndetse n'umuhanuzi w'ibinyoma, ndetse bifatanirije hamwe n'ubutegetsi bwa politiki. Ngira ngo ahari ari amagambo twabonye yuko amategeko y'icyumweru cyangwa se itegeko ry'icyumweru rimwe ragenda rifata inzira zaryo mu ibanga, ku buryo abategetsi ba politiki cyangwa se ubutegetsi bw'iby'idini ntago bugaragaza umugambi nyakuri w'ikigenderewe. Ibintu birakorwa, ibintu bigashyirwa mu bikorwa, ndetse inzira zigatunganywa, ndetse ibintu bikagenda bishyirwa ku murongo, bikaza biri mu izina ry'ibyo bitatu nahoze mvuga, ariko nta n'umwe wabasha gusobanukirwa ngo mbese ibi ni ibiki. Ariko aha ngaha ni ukugira ngo mbese nk'ijwi ry'Imana twongere dushakishe mu byanditswe, tubaze ngo mbese Mana ibi ni ibiki. Dukomeje kwiga neza cyangwa se dukomeje gusoma, ubundi tujya ngo turebe mbese itegeko, mbese icyumweru ni iki cyangwa se Sabato ni iki. Mbese nirihe banga riri mu cyumweru, nirihe banga riri mu isabato? Ko ndeba urugamba ruheruka cyangwa se ikintu giye guteza akavuyo gaheruka muri no minsi iheruka, ari uko hazabaho hagomba kubaho gusobanukirwa neza n'icyumweru cyari cyo ndetse n'isabato yariyo. Iyo dusomye mu byanditswe byereka duhere ku isabato twumve neza.
iyo dusomye mu itangiriro igice cya kabiri, itangira igice cya kabiri duhereye ku murongo wa mbere, harimo abagabo bavuga ngo ijuru n'isi n'ibiyirimo byinshi byose birangira kuremwa. Ku munsi wa karindwi Imana irangiza imirimo yakoze, iruha ku munsi wa karindwi imirimo yose yakoze. Umva amagambo akurikiyeho ku murongo wa gatatu. Imana iha umugisha umunsi wa karindwi, iraweza kuko ariho yaruhukiyeho imirimo yayo yose. Ubwo rero babandi mujye mwibwira ko iminsi yose ingana, ntago ari byo ndetse ni ikinyoma. Iryo ni ijwi ry'umwanzi, kuko Bibiliya hano ijambo ry'Imana iryo twemera twese, ndetse twatuzi ko ryakomotse ku Mana, riraduhamiriza ko umunsi wa karindwi Imana yahaye umugisha umunsi wa karindwi, iraweza kuko ari Imana yaruhukiyeho imirimo yayo yose. Ubwo rero umunsi wa karindwi uruta indi minsi yose. Umunsi wa karindwi ni umunsi w'Imana, ni umunsi Imana yategekeyeho ko abantu bagomba kuruhuka, ni umunsi Imana yategekeyeho ko abantu bagomba kuyiramya, ni umunsi Imana yategekeyeho ko abantu bagomba gutekereza ku muremyi nk'urwibutso koko. Isabato ni itegeko ry'Imana. Ngira ngo ahari ntago isabato yatanzwe mu gice cyo mu kuva cyonyine mu mategeko y'Imana. Isabato yatanzwe mu kuremwa. Mu yandi magambo, buriya amategeko y'Imana afite urwibutso cyangwa se afite intangiriro mu ntangiriro y'isi, kuko isi n'ijuru byose bizashiraho, ariko amategeko y'Imana ntazashiraho, kubera ko amategeko y'Imana yabayeho isi itarabaho. Kubera ko iyo dusoma mu byanditswe bya tubona ko Satani yacomeye ku mategeko y'Imana akirukanwa mu ijuru. Mu yandi magambo, duhabwa ubusobanuro bwimbitse yuko amategeko y'Imana afite inkomoko mu ijuru. Ubwo rero isi, amategeko y'Imana ni makuru cyane, arakomeye, arusha isi kubaho. Bityo rero aho kugira ngo amategeko y'Imana aveho, ijuru n'isi byavaho, amategeko y'Imana akaguma. Amen. Mugenzi wowe ukurikiye Eah-PT Ministries, iki ni ikiganiro dukunda gukora cyane, cyangwa se ibi ni ibigizo dukunda gutanga cyane iyo usanze ari mu gitondo, dukunze gutanga ku isabato, ariko umugambi wabyo ni ukugira ngo abantu bamenyeshwe iby'ukuri byari byo, ni ukugira ngo abantu bamenye ukuri kurangiza ko bature. Isabato rero reka twumve. Mu yandi magambo, tumvisha ko umunsi w'Imana cyangwa se umunsi wejejwe w'Imana ariho sabato y'Uwiteka. Nyamara rero buriya reka babwire ikintu kimwe, isabato ibitswemo ibanga abanenganenzi badashaka kuvumbura nk'uko yakorari yaririmbye. Isabato irimo ikindi kintu. Abayizi namwe mwongere mushakishe neza, mwongere mujishurirwe ibanga ry'isabato. Isabato ibitse ibanga abanenganenzi badashaka kuvumbura. Ndetse isabato ni ikintu gikomeye cyane kirenze uko tureshya. Isabato twumvishe ko ari urwibutso rw'umuremyi, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, isabato twumvishe ko ari umunsi w'ikiruhuko, ari umunsi watagatifujwe ukarutishwa indi minsi yose, ntabwo ari umunsi nk'indi isanzwe. Isabato iyo dusomye mu kuva, tugasoma igice cya 20 mu mategeko 10 y'Imana, tubona ko isabato, iyo dusomye ku murongo wa 8, tubona ko isabato ari ikintu gikomeye. Haranditse ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. Abantu bibuka icyari gisanzwe kiriho. Benshi bajya bavuga ngo isabato yahawe Abayuda, nta wundi muntu ugeze ukurikiza isabato. Icyo ntago ari cyo. Ahubwo isabato twumvisha ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. Abantu bibuka ikintu cyari gisanzweho. Abantu beza ikintu cyari gisanzwe kiriho, cyangwa se abantu bibuka icyari gisanzwe kiriho, ntago abantu bibuka icyari gisanzwe kitariho. Nuko rero wibuke kweza umunsi w'isabato akadomo, mu minsi 6 ujye ukora, abe ari ukoramo imirimo yawe yose, ariko wa karindwi ni isabato y'Uwiteka. Amen. Ni isabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo uwukoraho wowe ubwawe, cyangwa umuhungu wawe, cyangwa se umukobwa wawe, cyangwa se umugaragu wawe, cyangwa se umuja wawe, cyangwa se itungo ryawe, cyangwa se umunyamahanga uri iwanyu. Nicyo cyatumye Uwiteka aho umugisha umunsi w'isabato akaweza.
ubwo rero birumvikana ko umunsi w'isabato warushije indi minsi yose kugira gute gukomera. Kubera iki? Kubera ko Uwiteka yahaye uyu munsi umugisha kandi araweza. Ubwo rero twumvishe ko isabato nk'ikiruko cy'Uwiteka, isabato nk'umunsi wejejwe ukarutishwa indi minsi yose, isabato nk'umunsi Imana yishyiriye ku ruhande kugira ngo umuntu ajye ateranira kuri uwo munsi ndetse yibuke urwibutso rw'umuremyi ko yaremwe. Iyo sabato ni ikintu gikwiye kubahirizwa na buri muntu wese, ariko ikintu kibabaje ni uko usanga isabato aribwo imirimo ikomeye yose irimo gukorwa, aribwo imiganda yose ikorwa, aribwo amasoko yose ategekwa na leta akorwa. Ndagira ngo babwire ikintu kimwe, isabato yarakandagiwe. Ariko se niriye shingiro ryo gukanagira umunsi w'isabato? Ni uwuhe muntu watumye haba gukanagira umunsi w'isabato? Buri wese ajya yibaza ngo mbese ko Imana atanze urwibutso rw'umuremyi rw'isabato, mbese igihimbano cy'icyumweru cyazanywe nande? Umunsi w'isabato ni umunsi watagatifujwe, niwo munsi wera w'Uwiteka, niwo munsi wakujijwe uruta indi minsi yose. Niba twumvishe ibyo amagambo dusomye mu byanditswe byera. Isabato irimo ikindi kintu twe tutabasha kumva, tutabasha kureshya. Hari ikintu tubona ko turi hasi yacyo rwose, kandi abantu tugomba kugisanga aho kiri. Tugomba kuzamuka tukakira neza icyo isabato ivuga. Isabato icya mbere twumvisha ko ari isabato y'umuremyi, ko ari umunsi Uwiteka yishyiriyeho, ntabwo ari umuntu wawushyizeho. Kandi twumvishe ko isabato yashyizweho kubw'impamvu yo kugira ngo bajye bibuka ko abantu baremwe, ndetse ko bajye bibuka ko Imana yaremye mu minsi 6, bityo abantu babasha gutekereza ku rukundo rw'Imana yacu rutajya rurondoreka. Ni umunsi rero tugomba guteraniraho tukaramya ndetse tugashima Imana, ndetse tukongera tugatekereza ku rukundo rwayo. Bityo rero kubw'isabato twibuka ko turaba Imana kubw'impamvu ebyiri. Turaba Imana kubw'impamvu yo gucungurwa, kandi turaba Imana kubw'impamvu yo kuremwa. Turaba Imana kubw'impamvu yo kuremwa mu by'umubiri, mu buryo bugaragara, ndetse turi n'Imana mu buryo bwo kurema mu by'umwuka bwa Yesu Kristo. Amen. Reka rero dukomeze twumve. Isabato rero ni ikimenyetso cy'Imana. Isabato twumvisha impamvu yacyo, dusobanukirwe neza n'isabato. Dukomeje mu magambo aboneka mu Kuva igice cya 31 umurongo wa 12, harimo amagambo akomeye cyane. Haranditse ngo Uwiteka abwira Mose ati, kandi ubwire Abisirayeli ati ntimukabure kuziririza amasabato yanjye, kuko ariyo kimenyetso hagati yanjye namwe mu bihe byanyu byose, kugira ngo umenye ko ndi Uwiteka ubeza. Ubwo twumvishe ko isabato amasabato yari ikimenyetso cy'Imana. Amasabato yari ikimenyetso cy'Imana. Aha rero bamwe bashaka kumbwira ngo amasabato atandukanye n'isabato. Yego nibyo, ariko amwe mu masabato yabaga ku munsi w'isabato. Ndetse babwira ikindi kintu kimwe. Dukomeje tugasoma turavuga ngo nuko mujye muziririza isabato. None isabato niyo batangiye kuvuga hano. Nuko mujye muziririza isabato kuko ari yera kuri mwe, uyiziriye ntakabure kwicwa. Ahubwo Imana irihangana muri kino gihe. Turi mu ngoma y'ubuntu. Isabato umuntu wayicaga kera yaricwaga. Mwibuke neza uwigeze guterwa amabuye yagiye gutoragura udukwi ku munsi w'isabato. Umuntu wese uzagira umurimo akora kuri uwo munsi azakurwe mu bwoko bwe. Reka dukomeze twumve. Mu minsi 6 abe arimo imirimo igikorwa, ariko wa 7 niwo sabato yo kuruhuka yerejwe Uwiteka. Uzagira umurimo akora ku munsi w'isabato ntakabure kwicwa. Nuko rero umva amagambo akurikiyeho. Nuko Abisirayeli baziriza isabato bajye bayitonda mu bihe byabo byose, ibisezerano ridakuka bajye bayitondera mu bihe byabo byose. Bityo rero ntabwo isabato yahawe abayuda bonyine, ntabwo isabato yahawe Abisirayeli mu by'umubiri mu buryo bwa kera byonyine. Isabato yahawe abantu b'ibihe byose, Abisirayeli mu bihe byose, natwe turabisana mu buryo bw'umwuka. Amen. Reka dukomeze. Ni ikimenyetso rero, umva amagambo akurikiye ku murongo wa 17. Ni ikimenyetso cy'iteka ryose hagati yanjye n'Abisirayeli, kuko iminsi 6 ari Uwiteka arememo ijuru n'isi, kwa 7 ikaruhuka. Ubwo rero mu yandi magambo twese dufite ikimenyetso dufite ikimenyetso cy'isabato
ikimenyetso urwibutso rw'isabato ni ikimenyetso cy'Imana, ni ikimenyetso cyo kuremwa ndetse n'ikimenyetso cyo gucungurwa. Amen. Nuko rero twese twishime kubw'isabato y'Uwiteka Imana yacu yaduhaye. Twishime kubw'uko dufite umunsi w'ikiruhuko watanzwe n'Imana ari wo witwa isabato y'Uwiteka. Amen. Murishimye nkanjye kubw'umunsi w'isabato? Ntago umunsi w'isabato wahawe abayahudi gusa bonyine, nta nubwo wahawe Abisiraheli muri rusange, ahubwo Uwiteka yatanze umunsi w'isabato ku nyoko muntu yose aho iva ikagera. Kuko iyo dusomye mu magambo yagiye asubirwamo n'abahanuzi b'Abayahudi cyangwa se Abisiraheli, abo ngabo bari barahawe isabato, tubona ko n'abanyamahanga nabo bari barahawe isabato kugira ngo bajye bayiruhuka. Reka dusome amagambo amwe muri Yesaya igice cya 56 umurongo wa mbere, umurongo wa 6. Yesaya igice cya 56 umurongo wa 6 handitse ngo kandi n'abanyamahanga bahakwa kuwiteka. Abanyamahanga nabo baravuzwe noneho. Kandi abanyamahanga bahakwa kuwiteka bakamukorera bakunze izina rye, bakaba bagaragu be. Umuntu wese akeza isabato ntayice, agakomeza isezerano ryanjye, abo nabo nzabageza ku musozi wanjye wera, mbanezeze mu nzu yanjye y'urusengero. Ibitambo byoswa n'amaturo yabo bizemerwa, bitambirwe ku gicaniro cyanjye, kuko inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo n'amahanga yose. Amen. Nuko rero umuntu wese ugera mu rusengero rw'Imana yacu akwiye kuruka isabato. Amen. Ni ibintu bishimishije cyane. Isabato rero nkuko twayumvishe dukurikije iyo mirongo ko twagiye tuyiga, isabato twumvishe ko ari ikimenyetso cy'Imana. Ubwo ikitari ikimenyetso cy'Imana mwumve ikimenyetso ikindi cyari cyo. Icya kabiri, twumvishe ko isabato ari urwibutso rw'umuremyi rwo kurema. Twumvishe ko ari umunsi w'ikiruhuko. Twumvishe ko ari umunsi wejejwe cyane ukarutishwa indi minsi yose. Akaba ari umunsi w'iki? Umunsi wo kuruhuka. Kandi twumvishe na hano muri Yesaya ko umuntu uruko munsi w'isabato azagezwa mu ijuru. Ubwo mwibaze ngo utawuruhuka bimeze biti? Amen. Reka dukomeze tujye mbere. Isabato ni umunsi w'Uwiteka. None se ko tubonye ko isabato ari umunsi w'Uwiteka, icyumweru cyo cyaje giti? Icyumweru cyo kugira ngo kizaba itegeko, tukaba turimo kubona imirindi yo kuzategeka itegeko ry'icyumweru, cyaje gute? Mbese icyumweru ni iki cyo? Iyo dusomye muri Daniel igice cya 25 turasoma amagambo ahari. Daniel igice cya 25. Reka dusome twumve. Daniel igice cya 7 umurongo 25 haranditse ngo niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose, niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose, kandi azarenganya abera bisumba byose. Azagira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, kandi bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe kizashirira. Twumvisha hano umuntu uzibwira mu mutima we ibyo kugomera isumba byose, kandi bikaguma mu maboko ye. Kandi twumvishe ko azakoraho ibihe n'amategeko, azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, kandi bizarekerwa mu kuboko kwe. None se uyu muntu uzigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko kandi bikaguma mu kuboko kwe kugeza aho ibihe n'igihe n'igice cy'igihe bizashirira, uyu muntu ninde? Nta gushidikanya uko byagenda kose, niba Imana ariyo mutegetsi wategetse umunsi w'isabato, igategeka amategeko y'Imana, hari undi muntu w'umutegetsi nawe wagomba kuza agategeka amategeko ye.
kandi ayo mategeko ye akubahirizwa ndetse bikaguma mu kuboko kwe kugeza aho ibihe bizashirira. Amen. Mbese uwo muntu ninde ko twubwirwe na Bibiliya kandi ko biri bitajibeshya? Uko byagenda kose abantu babeshya, abahanga babeshya, ariko Bibiliya ntago igibeshya. Twumvisha umuntu uzigira mu mutima wo guhindura ibihe n'amategeko kandi bikaguma mu kuboko kwe kugeza aho ibihe bizashirira. None turimo turibaza ngo mbese ibihe uwo muntu uzakora ibihe n'amategeko ninde? Uwo mutegetsi uzakora ibihe n'amategeko ninde? Bibiliya ivuga inyamaswa. Iyo dusomye muri Daniel igice cya 7 umurongo wa 14 tubona inyamaswa enye zavuzwe na Daniel. Izo nyamaswa Daniel mu kuzisobanura kwe yavuze ko inyamaswa yabonetse bwa mbere ari ya Babuloni, ari ubutegetsi bwa Babuloni. Inyamaswa ya kabiri yavugaga iby'Ubumedi n'Ubuperesi biti dubu. Inyamaswa ya gatatu yavugaga iby'ubutegetsi bw'Ubugiriki yagereranyijwe n'ingwe. Tubona ko inyamaswa ya kane igereranywa n'Uburoma. None turimo turibaza ngo mbese ko turi mu bwami bwa nyuma bwa kane bw'Abaroma, umutegetsi uzigira inama zo gukuraho ibihe n'amategeko kandi bikaguma mu kuboko kwe ni uwuhe mutegetsi? Ninde? Mbese amategeko y'Imana kari 10 ninde muntu wari kuza agashyira haye? Ibi ngibi bisohorera ku papa, bigasohora no muri Kiliziya Gatolika, aho tubona ko muri 1928 aho ubwami bw'Abaroma bwahaye icyicaro ubupapa kugira ngo bujye ku butegetsi, hanyuma ubupapa bugakuraho umunsi w'ikiruhuko w'isabato. Ubupapa nibwo busohoza buno buhanuzi ndetse na Kiliziya Gatolika muri rusange, kuko iyo usomye mu gatigisimu yandikiwe aho bita ngo ni Trente, usanga itegeko ry'isabato ryarakuweho icyo gihe, ndetse usanga ari naho itegeko ryo gusenga ibishushanyo ryatangiriye gukurikizwa. Ngira ngo ahari abasoma musome inamba rikomeye, musome ku cyigisho bitangwa intego z'ubupapa, musome no mu gitabo cy'umugabo bitangwa ni Uriah Smith, umupionnier mu cyigisho bitangwa ni ubusobanuro bw'ibyahishuwe na Daniel. Ngira ngo cyarasohotse mu Kinyarwanda. Murasanga aya mateka ahari mu buryo bwagutse. Icyumweru ni iki? Icyumweru bwacyo izina ryacyo cy'umweru by'ubwacyo bivuga ngo ni umunsi umurikira iyindi. Mbese ni umunsi umurikira iyindi kwerekera umunsi umurikira iyindi. Mu yandi magambo hari undi muntu wawutagatifuje. Umunsi mukuru twabukoze tureba umunsi w'Uwiteka ariwo bita sabato y'Uwiteka, ariko umunsi w'icyumweru washyizweho kubw'umugambi w'umuntu runaka washakaga kugira icyo ageraho. Kwikuza. Intebe ya Satani yagomba kwicara mu majyaruguru. Nidusoma muri Yesaya ngo wa mwana w'umuseke we kucyuguye wavuye mu ijuru, wari marayika utwikira, umukerubi utwikira, kucyuguye ukava mu ijuru, kuko wibwiraga mutima wawe uti nzazamuka mu ijuru, nzajya mu itaniro ry'ikasikazi, ubwo ni mu majyaruguru, nzicara ku ntebe y'isumba byose ndetse nzaba nk'isumba byose. Satani imigambi ye arimo arayisohoreza ikasikazi, arimo arayisohoza mu bupapa, mu bwami bw'amajyaruguru. Reka twe kubinjije cyane, abantu bose babasha gutekereza kuri ibi ngibi. Icyumweru ubundi bahita ngo ni umunsi w'icyumweru, ubundi ni kuwa mbere iminsi 7 niko Bibiliya bivuga. None rero impamvu witwa umunsi w'icyumweru, impamvu yiswe ku cyumweru, ubwaryo izina icyumweru bisobanura ngo niwo munsi umurikiye iyindi, ariko ntago ari umunsi umurikiye iyindi mu minsi y'iki, mu minsi kuko ari Uwiteka bitegetse, oya, ahubwo ni ku pagani bwabitegetse, kubera ko kera umunsi w'icyumweru wasengwagaho cyangwa se waramirizwagaho bitewe n'uko ariho basengeraga ibigirwamana byabo, ariho batambiraga ibigirwamana byabo, ariho hazaga umunsi w'ikiruhuko wo kugira ngo batagatifuze ibigirwamana byabo. Izuba gusa ubusengazuba, dimanche. Reka dutekereze neza, mbese mu Cyongereza umunsi wo ku cyumweru witwa ngo iki? Bawita ngo ni Sunday, umunsi w'iki? W'izuba. Ntago ari umunsi w'Imana.
amanama menshi yarakozwe ahagana mu cyamagana 1938 ayo manama amasinode agiye akomeye agiye akorwa yaragiye afite umugambi wo kugira ngo isabato ikurweho. Ayo manama ni nayo manama arimo gukorwa muri kino gihe. Nimwibaze namwe amanama arimo gukorwa ahangaha. Amanama akorerwa mu gihugu cy'u Rwanda, amanama agakorwa muri Amerika, amanama agakorwa mu Busuwisi, ayakorera mu Budage kugira ngo bajye guhangura ubugorozi bwa Ruteri. Nimwibaze ayo manama icyo agendereye. Amanama y'impinduka zibihe. Ikintu gitangaje cyane, hari amagambo amwe akomeye umuhanuzi Helena White mu gitabo bita ngo ni ibyatwa byo misi meruka kugasubika 18 yanditse amagambo avuga ngo tugomba kubona mu mateka kugusora k'ubuhanuzi no kwiringira Imana mu bikomeye by'impindura amatwara. Mu yandi magambo ivuga ngo no kubona ngo no mu mwiyerekano w'amahanga kujya ku munsi w'urugamba ruheruka. None turimo turibaza rero, mbese ko ibyabayeho kera sibyo birimo kongera kubaho? Ibyakozwe sibyo birimo kongera gukorwa? Hari cyadutse munsi y'ijuru ngo Imana yongera kugarura ibyahozeho. Ubu papa bwahawe isumbwe, burangije guhabwa isumbwe bituma buhindura ibihe n'amategeko. Ngira ngo ahari ku itegeko cyangwa se ku itegeko ry'umuntu bita ngo ni Justinian, umugabo bita Justinian, umutware umwami w'abami bita Justinian, niwe wazamuye ubupapa bujya hejuru cyane. Niwe wahaye isumbwe ubutegetsi bw'ubupapa. Hanyuma abategetsi b'isi yose uko bakabaye bahereza isumbwe ubupapa ahagana muri 538. Ibintu kintu gitangaje nuko ibyaye muri 538 birimo bigenda byisura muri kino gihe cyacu. Ubu turimo kuvugana abaperezida b'isi yose bongeye kwegukira ubupapa hejuru y'igihe kinini cyari gishize cyane ubupapa butagifite ijambo. Abaperezida b'isi yose, abategeka b'isi yose, abanyamategeko b'isi yose, abahanga mu bya siyanse bose begukiye ubupapa kugira ngo bwongere busubirane isumbwe bwahoranye mbere. Kugira ngo mubashe gutekereza neza. Abantu barimo baritwaza impinduka z'ibihe, barimo baritwaza ukugwa k'ubukungu, bakongera kwitwaza iby'indwara z'ibyorezo. Nyamara ibyo byose byahanuwe ko ari byo bizaba ishingiro ryo gutangazwa icyumweru. Ngira ngo ahari imiyaga irimo kuboneka muri Amerika murayibona, tuzabijya muri detaye, ntabwo turabivuga neza. Indwara z'ibyorezo zirimo kugenda ziboneka ahatandukanye mu buryo ibintu byose bigenda bigaragara. Ngira ngo ahari ku buryo n'ingamba z'amaguverinoma ziri kugenda zifatwa, amategeko arimo kugenda yivugurura mu mategeko ya leta. Amategeko ya leta aragenda ahindurwa kugira ngo bihuze n'icyo ubupapa bushaka. Mbese mutekereza iki ubwo ubupapa buzongera gusubirana isumbwe? Mutekereza iki ubwo ibyabayeho kera? Mwibuke ibyabaye ubwo Ampereri Constantino yafashe umwami w'abami. Constantino yafashe umukuru w'itorero w'i Roma akamushyira ku cyicaro, yarangiza agakora amategeko y'Imana, yarangiza akanategeka ko agakora amategeko y'Imana, ndetse agategeka ko akurwa mu buryo bwumvikana, ndetse agategeka abantu bose ko bagomba kwicwa abantu batakurikiza nk'ibyo ategetse. Mbese mutekereza iki ubwo bizongera gusubira? Itegeko ry'icyumweru ahagana muri 328 nyine ku mwami kubita Constantino ryagiyeho kugira ngo hakurikizwe cyangwa se ngo kugira ngo amategeko y'ibyaremwe nayo ahabwa agaciro. None muri kino gihe nanone itegeko ry'icyumweru rigiye gutangazwa kugira ngo amategeko y'ibyaremwe yongere ahabwe agaciro. Kandi uko tubitanganizwa n'umwuka w'ubuhanuzi ndetse na Bibiliya utubwira ko impinduka z'ibihe ndetse n'isubira inyuma ryo mu bukungu, ikindi indwara z'ibyorezo, icyo kintu nicyo kintu kizatuma abantu bagira gute? Abantu bayoboka itegeko ry'icyumweru, cyangwa se nicyo kintu kizatuma abategetsi b'isi ndetse n'ubupapa bwifatanije hamwe, ya mikorere itatu nahoze mbabwira, nibwo izafata umwanya wo kugira ngo hatangazwe itegeko ry'icyumweru. Nyamara rero mbabwira ikintu kimwe, itegeko ry'icyumweru ririmo ikindi kintu twe tutabasha gusobanukirwa.
ndagira ngo twese twite kuri aya magambo ndetse no kuri uyu muburo kugira ngo dukomeze ibisigaye. Twasomye amagambo avuga ngo igikorwa gishyigikira icyumweru kirakora urugendo rwacyo mu ibanga, ku buryo ababifitemo uruhare babasha kugira gute, barimo barikora mu mwijima, ntabwo barimo kubasha kugaragaza imigambi yabo. Ngira ngo ahari iyo tubonye ngo ni car free day cyangwa se ngo ni car free zone mu Rwanda, tukabona imyigaragambyo irimo kugenda ikorwa hirya no hino ku isi, uwo bita ngo ni Greta Thunberg, perezida wa Amerika Trump ndetse na Obama, ndetse ni nkubiri ya mpuzamatorero n'abantu bagiye bashyigikiye mpuzamatorero mu buryo bugiye butandukanye, ndetse n'amanama y'amadini akorwa. Ibintu tuzagerageza kubica mu byose tubivimuzi, turebe igikwiriye neza, turebe iby'ukuri bihari, nubwo tubona ko urugendo rw'icyumweru rurimo kugenda rufata intera yarwo mu ibanga. Icyumweru ni ikimenyetso cy'ubupapa, ni ikimenyetso cy'inyamaswa, aho twabonye ko isabato ari ikimenyetso cy'Imana. Ikimenyetso cy'inyamaswa kigomba gutegeka abantu, kigomba kubashyirwa mu ruhanga no mu kiganza. Reka dusome amagambo aboneka mu byahishuwe, twumve ikigiye gusohora mu minsi iheruka. Iminsi iheruka igiye gusohoza iki ngiki. Ibyahishuwe igice cya 14 umurongo wa 9. Ibyahishuwe igice cya 14 umurongo wa 9 handitse ngo marayika wundi wa gatatu akurikiraho avuga ijwi rirenga ati, umuntu aramye ya nyamaswa, inyamaswa n'ubupapa n'igishushanyo cyayo, agashyirwa n'ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa mu kiganza, uwo ni we uzanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana, yiteguye udafunguyemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo udafunguyemo amazi, kandi azababazwa n'umuriro w'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'umwana w'Imana. Amen. Nuko rero birakwiriye ngo dutekereze kuri kino kintu. Niba biboneka koko ko umuntu wese uzaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, umuntu uzaramya inyamaswa aribwo papa, akaramya n'igishushanyo cyayo aribwo protestant bwagwe cyangwa se impuzamatorero, ndetse agashyirwaho ikimenyetso cyo mu ruhanga cyangwa mu kiganza, azasogunya ku nkongoro y'umujinya w'Imana. Kandi mwitonde neza, mumenye iki ngiki, Uwiteka ndagukora ikintu gikomeye. Buriya umuntu wese uzasogunya ku nkongoro y'umujinya w'Imana, mwitonde aya magambo mvuze, mwitonde aya magambo abonetse mu byanditswe byera. Umuntu wese inkongoro y'umujinya w'Imana muyitegure, mwitegure iki ngiki. Mbese ubwo Imana igiye gukora ikintu cy'inzaduka, mbese abantu bazacyemera? Niyo twakibabwira ntago mwacyemera. Uwiteka ugiye gukora umurimo w'inzaduka hano ku isi. Ubwo murimo kureba abantu barimo kugenda basaya mu byaha, bakomeza kujya mbere mu gukora ibibi, ndetse ubwo umurongo wo kubaha Imana no kugenda wirengagizwa cyane, amategeko y'Imana arimo kugenda kurwaho, ndetse bikaba bishyigikirwa n'abategetsi b'isi ndetse n'abaturage muri rubanda muri rusange. Mwitegure ikintu cy'inzaduka Uwiteka agiye gukora. Dukomeje turangiza tunasoza, ndagira ngo mbabwire ikintu kimwe. Iyi seri twatangiye ivuga iby'itegeko ry'icyumweru rikorerwa mu ibanga, buri wese azayikurikirana ubwitonzi, kandi buri wese azajya mbere mu by'umwuka, atitaye ku kizamukoma imbere, azagende nabona iby'ukuri ari iby'ukuri, azagende ahunge bikiri kare, azagende atitaye ku mukuru we w'idini, azagende atitaye ku mukuru we w'umuryango, azagende atitaye ku kimutega cyose, kuko Imana igiye gusohoza umujinya wayo. Kandi buri wese azasogongera ku mujinya, umuntu azasogongera umujinya ku giti cye. Reka dukomeze rero. Itegeko ry'icyumweru ragenda rifata intera yacyo mu ibanga, kandi ku buryo abafite inshingano zabyo muri icyo ngicyo barabikora ku buryo bahisha umugambi wabyo.
mbese iherezo rizabirihe? Iherezo rizabirihe? Iherezo rizaba iryo kurenganya abera bisumba byose. Iyi mikorere y'inyamaswa, igishushanyo cyayo, inyamaswa yavuye mu nyanja n'inyamaswa yavuye mu gitaka, ibi byose bigomba guhuriza hamwe kugira ngo bitegeke bikore amategeko y'Imana, bityo bizanire isi kurimbuka. Kandi mwitanura iki ngiki, ikimenyetso cy'inyamaswa nihategekwa itegeko ry'icyumweru, umuntu azafata umugabane umwe uheruka kuvuga ngo ndahagarara ahangaha cyangwa se mpagarara ahangaha, ndemera guhagarara ku ruhande rw'Imana n'isabato yayo, nuko mfatanye n'abera bisumba byose bakurikiye isabato y'Imana, njye ku ruhande rw'Abadiventiste umunsi wa karindwi, cyangwa se ndafata kimwe ngende njye ku ruhande rw'inyamaswa y'igishushanyo cyayo, ari bwo Papa no Protestant bwaguye, ndetse nifatanye n'imyuka y'abadayimoni, ndetse nifatanye n'imyuka y'abadayimoni, ndetse ngende mu cyo Satani ashaka kugira ngo mbone amarongo. Ariko umuntu buri wese agiye kuzafata uruhande ruvuga ngo ngiye mu ijuru cyangwa se ngiye kurimbuka, nifatanyije na Satani cyangwa se nifatanije n'Imana. Kuko ahariho hazabaho kwihangana kw'abera, ngo niho kwihangana kw'abera kuri bakurikiza amategeko y'Imana kandi bafite kwizera kwa Yesu Kristo. Ibintu bibiri, abantu bagomba kuzafata umugambi kuvuga ngo tugomba kujya mu mugabane wo kugira wo kubaha Imana, gukurikiza amategeko y'Imana ndetse no kweza Yesu Kristo ndetse no kwizera kwa Yesu Kristo. Abandi bavuga bati twebwe ibyo tubiteye umugongo, tugomba gukurikiza inyamaswa n'igishushanyo cyayo, tugomba gukurikira iby'isi. Kandi mwitonde kuri kino kintu, ubwo murimo kubona imico y'abantu irimo kwangirika, abantu barimo kugenda bambara uko bashaka, barya uko bashaka, bakora ibyo bashaka byose batitaye ku cy'Imana yavuze. Reka mabwire ikintu kimwe, nacyo kizaba ikimenyetso cyangwa se kizaba kizaherwaho kugira ngo atangazwe itangazo ry'icyumweru. Reka dusoreshe amagambo amwe. Amanama yakozwe mu gihe cyashize, amasinode yagiye akorwa mu gihe cyashize, akozwe n'Ubugatolika, akozwe n'Ubupapa kugira ngo akore amategeko y'Imana, azongera byahanuye ko bizongera gukorwa mu gihe giheruka. Bityo rero buri wese, umuntu wese, amanama, amakongeresi arimo kugenda akorwa cyane cyane agendereye impinduka z'ibihe, cyangwa se agendereye iby'ubukungu bwaguye hasi, cyangwa se amanama agendereye iby'indwara z'ibyorezo, ndetse n'amanama agendereye ibyo kwangirika kw'imico y'abantu. Buri wese muri kino gihe abifata n'ubwitonzi bwa cyane, kandi nanone igikorwa cyose acyanarize cyane cyane akoresha intambara ikomeye, ndetse n'inyandiko z'uko abantu zagiye zivuga ibyo ngibyo. Rero muri kino gice, muri iyi seri twatangiye, tugiye kuzakomeza tuvuge neza, tugende muri detaye, tubone ingingo ku yindi, tubone iby'impinduka z'igihe, tubone ibyo kwangirika kw'imico, tubone ibyo kugwa k'ubukungu, tubone iby'indwara z'ibyorezo, tubone mbese mu yandi magambo tugiye kuzasesengura iboneka mu gice cya 24, tubone uko ibintu bigiye kuzagenda bikurikirana, bityo tubashe gusobanukirwa ngo mbese bizacura iki ubwo hazabaho igikorwa cyo kurenganya abera bisumba byose. Imana umugisha. Reka tujye mbere twiga ubuhanuzi, kandi umwuka w'Imana ajya ahora agenana natwe, kandi tujye turushaho kunesha icyaha tubikomeye ku maraso ya Yesu Kristo nk'igitambo cyatambwe ku musaraba. Ibyo tuzajya twumva ntibikajye birushaho kudutera ubwoba, ahubwo bijye biturushaho gusenga kuvuga ngo Mana mfasha kugira ngo ngere aho ntaragera, kandi Mwami Yesu ibyo numva bindemereye nta kugira ngo mbikurikize. Reka Uwiteka umugisha kuri ino sabato yera, mu izina rya Yesu, amen.